icyo dushimira umukuru w'igihugu ikintu cya mbere yaciye ibintu byo gutega amaboko ntabwo iryo koranabuhanga nize ribuvana ngo ngiye kuryigisha umunyekongo ngiye kuryigisha umutanzania kandi nsizi iwacu naho ubumenyi butarahagera ujya gutera ngo uburezi arabwibanze nibyo nakubwiraga rero mu by'ukuri mu byo twibohoye iyo ngoyi yabo bantu batwicaga mu bitekerezo bashingiye ngo baduhaye ibi icyo ni kimwe ikindi kandi mu byo twibohoye ingoyi y'amoko twibohora ingoyi y'ubukene sibyo ibyo byose twarabyibohoye ariko tugashimira abantu bose ngira ngo umukuru w'igihugu we namushimiye kandi n'abanyarwanda bose barabyumva ariko n'umuntu wese wafashe iya mbere akavuga ati dufatanye dukorere hamwe tubohore igihugu cyacu nawe ndamushimiye mpamvu ngaruka kuri iryo jambo twebwe mu gihe twishima ngo twaribohoye sibyo abandi bari hanze iyi kawunga yitwa ryoherwa wayibonye iyi kawunga yakorewe ku Kamonyi ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda sibyo umuntu wajyaga ajya kugura kawunga ngo ashaka kawunga iryoshye y'ingande ngo ndashaka akagande byiza wahereye ku bihumbi 30 ubundi umunyarwanda wese agomba kuba ari intore kwishakamo ibisubizo ubu ngubu ntabwo tugitegereza kawunga izava mu Bugande ngo ndashaka akagande sibyo ariko ubu ngubu Kamonyi yacu ugomba kugenda ukabonamo akawunga kandi karyoshye kandi kitwa ryoherwa twabonye ko muri Kamonyi hari akawunga hari n'ibindi byinshi uyu muceri uyu muceri ureba hano uyu muceri nawo ni umunyarwanda turi kumwe bitewe n'umuntu n'urwego urimo amahoro y'Imana nshuti bavandimwe bakunzi ba CEI Empire nongeye kubifuriza umunsi mwiza umunsi igiye itandukanye umunsi wo kwibohora uyu munsi rero ntabwo ndibuze kuba nabatindira nasuye umupapa muri kubona aho asanzwe akorera turaza kuganira rero ni mu rwego n'ubundi rwo kwizihiza umunsi wo kwibohora agiye gutangira atwibwira amazina yiwe gusa ni mu karere ka Kamonyi turi mu murenge wa Musambira aho mu kagari ka Cyambwe mu mudogudu wa Gacaca tukaba turi kumwe n'umupapa agiye gutangira twibwira araza kutuganira mu rugendo rwe kugira ngo uyu munsi aba ahagaze ahangaha ni mu rwego rero rwo kubohora turebe nawe mu bigaragara turi kubona ko we yabashije kuba yakwibohora agiye gutangira yibwira abakunzi ba CEI Empire TV. Murakoze cyane nitwa Nkundimana Gratien alias Yasepi nk'uko rero bari babivuze haruguru nk'uko mwabyumvishe ni umunsi mwiza wo kwibohora nk'abanyarwanda rero ni mu rugendo rurerure Elias Yasepi turaza kuganira n'ubundi n'ubwo ngusanze mu kazi uza kwikorera akazi kawe nta kibazo ntabwo ndibuze kuba nakubuza gukora akazi kuko ukwibohora n'ubundi imirimo iraza kuba ikomeje turusheho kugira ngo gukora no kwiteza imbere turaza gutangira rero tuganira ese Yasepi ni uko watangiye business cyangwa se hari ahantu wahereye twavuga ko ari hasi ugenda uzamuka mu rugendo rwawe ikintu cya mbere ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame intore izirusha intambwe ni umutoza w'ikirenga kandi ni umutoza ubishoboye yagiye atwigisha byinshi atwigisha gukura amaboko mu mafuka atwigisha gukora aka kanya rero tuvugana ibyo dufite byose tubikesha Imana imiyoborere myiza buriya biriya nivuga ngo menyereza umwana inzira akwiye gucamo azarinda kuri atarayiyoba rero kubw'impanuro kubwo impanuro nziza umuyobozi wacu yagiye aduha byatumye hari aho tuva tugera n'aho tugera twibohoye rero ingoyi y'ubukene twibohora ingoyi y'amoko twibohora n'ingoyi y'amacakubiri yego
Murakoze. Byiza cyane, atangiye ashima perezida nyakubahwa Paul Kagame, umuyobozi wacu. Atangiye amushima avuga ko ibi byose ari we babikesha, nyuma y'uko atanze umutekano, nyuma y'uko inkotanyi zifashe umwanzuro wo kubohora abanyarwanda bari baboshywe n'ubukene, bari baboshywe n'amacakubiri, hamwe rero n'ibintu byinshi byari bitandukanye. Ariko nyuma y'uko inkotanyi zigeze mu gihugu cy'u Rwanda, zagaruye amahoro, Elias Yasipiri rero akavuga ko inkotanyi arizo zatumye babasha kuba batangira gukura amaboko mu mifuka. Ntabwo wakora business cyangwa se ntabwo wakora ubucuruzi nk'ubu ngubu udafite amahoro, cyangwa hari abantu bari kukwirukankana. Ariko atangiye avuga ngo ndashima perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Elias Yasipiri rero nari nkubajije ikibazo, mu rugendo rwawe rwo gutangira gucuruza wahereye kuki? Ese waba wibuka amafaranga wahereyeho? Urakoze cyane. Natangiriye ku 30,000 hari mu mwaka wa 2011 mu kwezi kwa karindwi. Nibwo natangiye imirimo y'ubucuruzi, ntangiranye mu gishoro cy'ibihumbi 30. Nabanje gucururiza mu isantere yo mu Iramba mu kagari ka Karengera. Urugendo rwanjye rero narukomereje hano mu kagari ka Cyambwe mu mudugudu wa Ruvumura. Mu bucuruzi twagiye tugira imbogamizi nyinshi, ariko ibyo nakubwiye hejuru ku miyoborere myiza, twaje kujya tugira ubwunganizi bwatumye dutera imbere nk'uko ubibona. Yego. Twateye imbere, nta gushidikanya, nawe birivugira. Biri kwivugira, ndi kubibona rwose. Hari n'ibindi ndibuze kugera mbereka hasi. Urabona ko ari ibintu byiza. Wahereye ku 30,000. Rero ngewe ndaranganyije amaso nkareba ibintu ndi kubona, n'ibyo nawe ugiye mbona ahandi n'ibiri hanze. Ndi kubona amafaranga n'ubundi 30,000 yaramaze kurenga. Buriya ngo nta muntu ujya upfa kuvuga ngo amafaranga ngatunze. Ese nk'uyu munsi ugereranyije wavuga ko wenda ubu ngubu ufite nkangahe, cyangwa se mu bikorwa byawe? Ariko ndi kubona byararenze bya 30,000 watangije. Ni ikigaragara yuko wibohoye, wanungutse. Oya, ntago wavuga ngo utunzaya. Ariko ikigaragara ni uko ku munsi 30 ndayacuruza cyangwa se nkanayarenza. Icyo nicyo kikwereka ko nungutse. Ikindi kandi kuva icyo gihe kugeza ubu nabitangiye mfite urugo n'abana. Hashize imyaka 14 utangiye ubucuruzi. Ariko natangiye kubaka urugo muri 2003. Mfite abana 7. Yego. Iyo business rero kikubwira ko yungutse, itunze ya famiye igizwe n'abantu 9. Abantu 9. Kandi iyi business ureba yavuyemo aho kuba n'aho guhinga, sibyo? Yego. Dufite n'aho dutuye nyine haberanye n'urwego turiho. Mu by'ukuri rero dushima n'Imana cyane, ariko nibyo nakubwiye, n'imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza cyane. Twaje kubona umufatanyabikorwa ari we leta, Transparency Rwanda. Nayo hari icyo yakoze mbere y'uko twaracuruje tugeze imbere Covid itangiye. Hanyuma turatsikira bitewe n'uko muri Covid duhura n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu mu gihugu hose, murabizi. Ubwo twaje kugira umugisha, Transparency Rwanda itugenera amafaranga adasubizwa angana n'ibihumbi 500. Ubwo bibaye umugisha ugeretse ku wundi. Ni bwa buyobozi bwiza twatangiye tuvuga. Niyo mpamvu nakubwiye rero, ni ibi byose icyambere tubikesha Rurema, imiyoborere myiza n'umutoza mwiza. Mu by'ukuri igihugu, nageze gukora ikiganiro, igihugu gifite umutekano, sibyo? Abantu batekanye barakora. Ntago umuntu yavuga ngo yabuze akazi, ngo yabuze uko abaho kandi yaramutse. Igishoro nuko waramutse. Rero mu kwibohora kwacu duha agaciro ni umutekano dufite. Niyo wakunguka make ariko ufite umutekano. Urya ukaryama.
ibyo ni intsinzi kabisa, ni intsinzi. N'ubundi ntabwo turi buze kujya kure kuko uyu munsi u Rwanda ruri kwizihiza umunsi wo kwibohora, imyaka 31 ishize u Rwanda rwibohoye. Ikigaragara Elias Yasipari kuvuga ngo ubuyobozi bwiza. Ese iyo bavuze ubuyobozi bwiza, iyo bavuze umutekano wumva iki? Hari ubwo bajya bavuga ngo u Rwanda bari kubeshya ngo abaturage bari kubeshya ngo bateye imbere, cyane cyane mu bihugu byo hanze ugasanga nyine bari kuvuga ko ari ukubeshya. Ariko uyu munsi nka se Empire twimandikiye turavuga ngo reka tugere no mu giturage, tugere aho twavuga mu ntara, tugaragaze ko iterambere ryacu ry'igihugu rigaragara, dusura abaturage kandi dusanze ibi ngibi uri gucuruza atari byo watiye. Rero nkibaza ngo iyo bavuze ubuyobozi bwiza ni iki wowe wumva, cyangwa se bavuga umutekano unashingira kuri bya bindi usanga abanyaburayi cyangwa se abo hanze y'igihugu bavuga ngo ni ukubeshya no kwirarira? urakoze cyane. Abazungu cyangwa se abanyaburayi uvuze sindagera ngo menye niba bose ari abazungu, gusa iyo baje tubona batukura nyine tukavuga ngo ni abazungu. Ntago bakivuga abazungu nubwo twagiye turikoresha. Ariko njya numva ko hari n'abafite ubwene gihugu bwo hanze, yo Amerika, Australia n'ahandi, usanga ari abantu dusa kandi bakitwa abanyagihugu. Icyo ngaruke hejuru, icyo dushimira umukuru w'igihugu, ikintu cya mbere yaciye ibintu byo gutega amaboko, sibyo? Icyo kintu ugize kuvuga ngo barakimwangira, ngo abanyaburayi ngo barakimwangira, ariko ugasanga twebwe abanyarwanda turakimukundira, n'abanyafurika bamwe bamaze kugira imitekerereze myiza. Icyo kintu ngo barakimwangira cyo kwigira. Nawe ari wowe burya umuntu nakwaka igihumbi umenye ko aguteze kugukuraho 10, ntago kuguhereza kuri yari impuhwe, sibyo? Ntago kuza kuguhereza kuri ari izindi mpuhwe, ariko bitewe nuko twigishijwe, twanyuzwe mu itorero, twigishwa neza yuko umuntu agomba kurya ibyo yakoreye. Mu Kinyarwanda ncumugani wumve, iby'ubusa bica amazuru. Rero uko gutega gutya ngo barama, icyo nicyo dushimira umukuru w'igihugu. Umuntu wese agomba kurya icyo yakoreye. Bariya abantu urumva areba amoko yari ari mu gihugu kwangana, ngo mwebwe muraba ameze gutya, mwebwe muraba, bitumye hajemwo ivangura. Hirya y'ivangura rirakura mu myaka nk'uko tujya tubyiga mu mateka, habayemo jenoside. Ibyo byose ni ya myumvire y'abazungu, bitewe n'ibintu bagendaga abantu bakaguha ibyo kurya ariko bakagusigamo uburozi. Ibyo rero nibyo muri uyu munsi wo kwibohora nibyo dushimira umukuru w'igihugu, ko ibyo nabyo twibohoye iyo ngoyi y'abazungu bagiraga ibyo baduha ariko bagasiga batwangisha. Ubwo ni uguca agasuzuguro. Ari ikintu kigeze kubaho, njya nibuka, yigeze kuzana gahunda ya Made in Rwanda, abanyarwanda kugira noneho bakikorera ibyabo. Ibyo ni ibintu bamwe batigeze bishimira, ariko kuri uyu munsi buri munyarwanda ashobora kuba yari ibintu yabasha kwikorera, kandi mu gihe cy'imyaka 31 ishize twabona ko umuntu atabasha kuba yabyikorera. Tujya tubona abantu babasha gukorera imyenda igiye itandukanye, ariko mu gihe muri iki gihe cy'imyaka 31 mbere yaho wasangaga twiyambarira caguha dutegereza ya myenda iturutse hanze. Rero ni ikintu twavuga cyiza, twashimira umuyobozi wacu w'ikirenga Perezida Paul Kagame, ari nabyo ugiye ukumuza uvuga ngo iyo uhora usabiriza urasuzugurwa, baraguhereza ariko bakasiga hari ibindi baguhaye. Rero ni buhe butumwa wagenera rero abacuruzi cyangwa se n'abandi bantu bose bagerageza gukura amaboko mu mifuka bagakora? Ntaragera ku iyo ngingo, wenda nsubiye inyuma gatoya. Nta kibazo. Twajyaga iyi ni kawunga. Iyi kawunga sinzi abantu bari kuri kamera bayireba. Bari kuyibona. Bari kuyibona rwose. Iyi kawunga ureba wayibonye? Iyi kawunga yitwa Ryoherwa. Wayibonye? Iyi kawunga yakorewe ku Kamonyi. Ku Kamonyi? Ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Sibyo? Umuntu wajyaga ajya kugura kawunga ngo ashaka kawunga iryoshye y'ingande, ngo ndashaka kagande.
ariko mu rwego rwa rya somo nakubwiye umuyobozi wacu yatwigishije kwishakamo ibisubizo. kwishakamo ibisubizo ubundi umunyarwanda wese agomba kuba ari intore. kwishakamo ibisubizo. ubu ngubu ntabwo tugitegereza kawunga izava mu Bugande ngo ndashaka Kagande, sibyo? ariko ubu ngubu Kamonyi yacu ugomba kugenda ukabonamo akawunga kandi karyoshye kandi kitwa ryoherwa. twabonye ko muri Kamonyi hari akawunga. Hari n'ibindi byinshi. uyu muceri uyu muceri ureba hano, uyu muceri nawo ni umunyarwanda. turi kumwe. Bitewe n'umuntu n'urwego urimo, sibyo? abantu bakora bagenda bongera. Buriya mu Rwanda harimo kaminuza, harimo andi mashuri arenze, sibyo? hari n'abanyamahanga basigaye baza noneho kwigira mu Rwanda. Ibyo rero twiga tugomba kubishyira mu bikorwa hano iwacu mu gihugu cyacu. Ntabwo ari niba nizi ikoranabuhanga ngomba kuzamura igihugu cyacu, nkazamura umurenge wacu. Ntabwo iryo koranabuhanga nize ribuvana ngo ngiye kuryigisha umunyekongo, ngiye kuryigisha umutanzania, kandi nsizi iwacu naho ubumenyi butarahagera. ujya gutera ngo uburezi arabwibanze. Nibyo nakubwiraga rero. Mu by'ukuri mu byo twibohoye iyo ngoyi y'abo bantu batwicaga mu bitekerezo bashingiye ngo baduhaye ibi. Icyo ni kimwe. Ikindi kandi mu byo twibohoye ingoyi y'amoko, twibohora ingoyi y'ubukene, sibyo? Ibyo byose twarabyibohoye, ariko tugashimira abantu bose. Ngira ngo umukuru w'igihugu we namushimiye kandi n'abanyarwanda bose barabyumva. ariko n'umuntu wese wafashe iya mbere akavuga ati dufatanye dukorere hamwe tubohora igihugu cyacu, nawe ndamushimiye. N'abafite ababyeyi babo, abafite abana bashobora kuba baramugariye ku rugamba bari guhangana no kubohora igihugu, abo nabo Imana ibaha umugisha. Ibyo bakoze, ibyo baharaniraga ni ibi ngibi, nabo turabashima. Ndetse n'ababuriye abana mw'iyo ntambara yo kubohora igihugu, sibyo? Kugira ngo demokarasi ibeho hagomba kubaho ibitambo, sibyo? Hari abakomereka, hari abagwa ku rugamba, ariko abo bose tubaha agaciro, turabubaha. Ababyeyi babo, abana bagiye bose turabubaha, ariko mu by'ukuri warumbwiye ngo ntanga ubutumwa. Ubutumwa naho abantu bose, umuntu wese ugerageza kuba yatangira inzira yo gukura, cyangwa na babandi badakora ariko ushobora kubahereza n'ubutumwa, byose bijyaniranye. Ubutumwa ndatanga ubutumwa mu ngero ebyiri. Ndabanza kubuha abanyarwanda bari mu mahanga. Icyo kintu ndagikunda, nta kiganiro na kimwe nakora ntakivuze. Banyarwandakazi muri mu mahanga, iki ni igihugu cyanyu cyababyaye, muza dufatanye kubaka urwatubyaye. Icyo ni kimwe. Ngaruka kuri iryo jambo, twebwe mu gihe twishima ngo twaribohoye, sibyo? Abandi bari hanze batuka abanyagihugu, bandagaza igihugu, kandi mu by'ukuri ejo aho hanze niyaguhinduka nta handi uzajya, ni mu gihugu cyawe. Muze dufatanye kubaka urwatubyaye, namwe mwibohore mu mitima yanyu. Niba udashaka kuzaza mu gihugu cyawe, utegereze ntuzajye no mu ijuru. Gusa aho ngaho ukiri aho ngaho ntabwo ari bose nanone bavuga igihugu nabi. Ubwo uri guhereza ubutumwa babandi birirwa bavuga igihugu nabi kandi ari nacyo bakomokamo. Dufite ingero, dufite n'amazina yabo, tujya dukoresha ikoranabuhanga tujya tubibona. Ubwo ndikubwira abantu muri rusange, abantu bose, niba wanabikoraga gakeya ubikore kenshi, sibyo? Niba bikoraga kenshi wongeremo intege, uhahe, ariko uzi neza yuko aho wavuye ariho iwanyu. Noneho mu gihugu abantu, hari abasore benshi tubona ku mihanda, bamwe na bamwe badashaka kwibohora. Ni mwibohore, akazi kariho.
muze dufatanye kubaka urwatubyaye, nimuze dufatanye kubaka igihugu cyacu tugiteze imbere, kuko aho kigeze ni heza. ni heza cyane. Tugeze aharyoshye, nawe urabibona. Niba nkubwira ngo natangiriye ku 30,000 nkora bizinesi, tukaba turya turi abantu 9. Hari n'abandi ubeshejeho kuko ubutanga akazi. Mfite abasore, mfite abahungu 4, abakobwa 3, bamwe bariga, abandi bararangije. Siko bimeze? Kandi nanjye n'umudamu wanjye tubayeho neza, turashima Imana. Mu by'ukuri rero aho igihugu kigeze ubu ngubu, kigeze aho kiryoshye. Nimuze dufatanye kubaka igihugu cyacu, mwumve n'icyanga kirimo. Uzi icyanga kirimo? Nta muntu twirukanka inyuma, nta muntu twirukaho, sibyo? Nta muntu tuvugiriza induru. Ushobora kuva Nyabugogo ugataha ku Kibuye ugenda n'amaguru nta kibazo. Singo ushobora kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe ugenda n'amaguru, ukasohokamo ukagera Intendezi ntacyo ubaye. Ushobora kuva Intendezi ukagenda ukagera mu Kirambo, ukagera iyo ngiyo muri Gatare, ukamanuka ukagera Karengera, ukagera ku Mugonero no kuri Ngoma. Nta muntu urakubwira ngo yewe muntu nguri iki n'iki, sibyo? Mu gihe mu bindi bihugu tujya twumva hanze ahangaha umuturage waho agenda kebaguza. Ariko ntago nasuhuje abantu banjye mwana. Basuhuze abantu bagukurikiye, ndakuze. Abantu banjye ntago nabasuhuje. Basuhuze ntacyo turimo tunasoza. Yego. Nta bindi byinshi ndi buvuge, reka nisurize abantu banjye kuko ndabakunda. Rero reka nisurize abavandimwe banjye. Umuntu wese mufata nk'umuvandimwe iyo dufatanyije inzira yo kubaka igihugu cyacu. Ndasuhuza abantu, famiye yose iri muri Zambia. Ubwo reka mpere kubo hanze. Famiye mfite muri Zambia bose ndabashohoje. Famiye mfite muri Congo ndabaramukije. Hanyuma mfite n'undi muvandimwe uri hirya muri Brazil naye ndamuramukije. N'abandi bose bari hanze batwumva. Abari mu gihugu rero ndabona bamwe tunarebana ahangaha imbere yanjye. Faya ndagushohoje. Ndabashohoje rero abanyamusambira mwese, abaturanyi banjye, abayobozi banjye guhera kuri Mutwara Sibo kugeza ku karere. Mwese ndabasohoje. Amahoro n'abamawudira ndamusohoje, namurebaga imbere yanjye. Bose ndabasohoje, nabo dukorana ku isantere ubucuruzi yo ku isoko rya Musambira. Asante sana. Navuga ngo rero Elias Yasipi urakoze ku kiganiro kiza tugiranye. Iki ni ikiganiro kiba kiri buze gufasha abantu bose bakurikirana iki kiganiro, dore ko ari ikiganiro cyagarutse ku iterambere ry'igihugu, kugera ku muturage ariwe Elias Yasipi. Ni amagambo y'ubwenge yagiye avuga, ni amagambo meza yagiye avuga ashishikariza abantu gukura amaboko mu mifuka. Rero nababwira ngo amahoro y'Imana agumye kubana namwe, kandi dukomeze kwibohora twubaka u Rwanda twifuza kugera kuri ya ntego n'ubundi twihaye 2050. Rero bakunzi ba CEI Empire, ikiganiro cyacu nahangaha tugisoreje. Tuzagumya kugenda dusura n'abandi bakuri ibikorwa bigiye bitandukanye. Ndabashimiye mwege mudahwema kubana natwe hano kuri CEI Empire TV. Elias Yasipi urakoze cyane. Asante sana.